Kugabanya ibiro ntibiba byoroshye, cyane cyane noneho iyo ufite ibiro birengeje urugero. Ibiro birengeje urugero ni ikibazo gikomeye ku buzima kuko biri ku isonga mu bitera indwara zikomeye nk'izibasira umutima, diyabete, kanseri, kwigunga n'izindi zibasira imikorere y'umubiri. Kugabanya ibiro ukagera ku kigero gikwiye bishobora kugufasha kwirinda ibyo byago byose no kurushaho kugaragara neza. Imyitozo ngororamubiri ndetse no kurya neza biri mu byagufasha kugabanya ibiro niba ufite byinshi. Gusa rimwe na rimwe mu kubigabanya benshi ntibamenya ibyo bagomba kwirinda kurya byabafasha kugera ku ntego biyemeje. Nk'uko hari ibiryo byagufasha gutakaza ibiro, hari n'ibyo ugomba kugabanya kuko byatuma aho kugabanuka byiyongera cyane. Nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Dore ibyo kurya ugomba kwirinda mu gihe wifuza kugabanya ibiro. Ibya mbere ni amafiriti. Ifiriti yaba y'ibirayi, ibitoki cyangwa se ibijumba ni bimwe mu byo kurya birimo amavuta menshi. Niba wikundira cyane kubirya kunanuka ukwiye kubyibagirwa. Ibi biryo bibonekamo kalori nyinshi ndetse n'ibinure bituma aho kugabanya ibiro ahubwo byiyongera. Ifiriti izwiho kongera isukari mu maraso cyane cyane n'urugero rw'umusemburo wa insuline, byose bituma urya ibiryo byinshi. Amafiriti cyane cyane nk'ay'ibijumba abonekamo isukari nyinshi kubera gutekwa mu mavuta ashyushye cyane, bikora ikinyabutabire cyitwa acrylamide kiboneka mu bitera kanseri. Mu gihe wifuza kugabanya ibiro, ifiriti iza ku mwanya wa mbere w'ibyo ugomba kwirinda cyangwa se kugabanya cyane mu byo kurya byawe. Icya kabiri ni imigati. Mu gihe wifuza gutakaza ibiro, ukwiye kugabanya imigati urya. Aha turavuga imigati isanzwe itari ikozwe mu ngano zuzuye. Ibinyamasukari biboneka mu migati birabyibushye cyane kandi buriya kubera urugero rw'isukari ifite, nyuma y'akanya gato wumva ushonje ukaba wakwifuza kongera kurya cyane. Ibinyampeke bikoze imigati byongera isukari mu maraso, bityo bikaba bishobora gutera diyabete no kwiyongera ibiro cyane. Niba ukunda imigati ariko ukaba ushaka gutakaza ibiro, ushobora kurya imigati ikozwe mu ngano zuzuye kuko yo ikungahaye cyane kuri fibers, imyunyungugu ndetse na vitamini zitandukanye. Ugomba kandi kugabanya ibiryo byose bikozwe mu ngano zituzuye nk'umuceri cyangwa se amakaroni, ukabirya gake niba wifuza kugabanya ibiro. Icya gatatu ugomba kwirinda niba wifuza kugabanya ibiro ni inzoga n'ibinyobwa bisembuye. Ibinyobwa bisembuye urebye nta ntungamubiri na nkeya usangamo. Nawe wifuza kugabanya ibiro ukwiye kwirinda inzoga. Mu gihe unyweye inzoga cyane iza rufuro zikivanga n'ibyo wariye n'ibinyamasukari cyangwa se ibindi birimo proteine nyinshi n'ibinure, zigabanya itwikwa ry'ibinure, zikongera ubushobozi bw'umubiri bwo kubika ibinure. Niyo mpamvu uzasanga bamwe b'inzoga bazana inda mu gihe gito. Inzoga n'ibinyobwa byose bibonekamo alcohol, byongera ikorwa ry'umusemburo wa cortisol, wongera icagagurwa ry'imikaya, ukabika cyane ibinure. Ibi bigira ingaruka mu kongera ibiro cyane no kubyibuha cyane. Icya kane ni soda n'ibinyobwa biryohera. Ibinyobwa kenshi tumenyereye nka fanta n'ibindi biryohera bikorwa mu nganda byongerwamo ibintu byinshi bituma bigira uburyohe. Ibi byongerwamo bigira uruhare runini mu kongera ubushake bwo kurya cyane, bityo bigatuma wongera ibiro byinshi cyane. Mu gihe wifuza kugabanya ibiro ni ngombwa kubyirinda, ukibanda ku mazi cyangwa se amazi arimo indimu. Waba ushaka ibiryohera ugashaka uburyo wikorera umutobe w'umwimerere utari uwanyujijwe mu nganda, aho wongeramo ibiryoshye cyane. Marigarine benshi bakunze gushyira ku mugati cyangwa se bakayirya mu biryo yuzuyemo ibinure, hydrogenated fats, byangiza umubiri kurusha ibisanzwe byuzuye ari byo saturated fats biboneka mu mavuta y'inka. Uretse kuba yatuma wongera ibiro, inongera ibyago byo kuba wakwibasirwa n'indwara z'umutima. Ibyo kurya bibonekamo cyane ibinure bya hydrogenated fats bitera kandi indwara za diyabete. Ibya gatandatu ugomba kwirinda mu gihe ushaka kugabanya ibiro ni ibyo kurya birimo amasukari menshi. Amafunguro arimo isukari nyinshi ni bimwe mu byo ukwiye kwirinda cyane mu gihe wifuza gutakaza ibiro. Ibi byo kurya abenshi bakunze kurya mu gitondo nka za cake, ice cream, kimwe n'ibindi binyampeke birimo amasukari menshi. Kubera amasukari menshi aba arimo, umubiri ubihindura ibinure kugira ngo bibashe kubikwa. Ibyacishijwe mu nganda byo byongera umubyibuho mu buryo bukabije. Niba ukunda kurya ibinyampeke ni ngombwa kwibanda cyane ku bifite za fibers kuko byagufasha kugabanya ibiro aho kubyongera. Ngibyo ibyo kurya bitandatu ugomba kwirinda mu gihe ushaka kugabanya ibiro twagarutse muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze, kanda like,
usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana, hasta la vista.